umukecuru niyo kuzongera kunyita umukecuru ukonga nuko nene uko meze ntabwo ndi umukecuru ibicacuru by'iki gihe do iminkanyari yaraje amenya gushiramo rero umwata kazi ni wene wanyu washyanuka bwira iki se iyo byamuko ni Sky Eyes TV20, it's yours. Niko wachana tini kiri kunukana ntagusare ibikari byakanyura shaka nyacanya no muburire kiracyahanyara nyine umusambe ko mona urye ko mona tubaguritse ndebera aho uraraho wenyine nje ntabwo ndarana na bane mbere cyane wachana tu jana kuri do rwarwanara rwaje he cyagiye kuzare ubabona cyagiye mu bakobwa ubu si ikintu kinyara kubiri gucya cyajya mu bakobwa gucya bande wakemera ako sha naza rambona nako umuntu umusore gute yifatikanyara kubiri ko dore kuntu cyahushize nese sha niba ararana n'imbeba niko kiraje ko manywa ni muguro mwakireze aho nje ntabwo njya kutakibuba ikeke kiwo apa ubanza nawe utagihaha uzi umusambi ni warye kubera ikisha umva wacyana usiga afite ivuzi ngo se reba mfite ivuzi uri papa we ufite so abiko akanya wakubyaye abyibuka rwose ako nyine nta kantu warashizemo sikari sawa dore mu rugo cyuhagise murabanditse umusambi byagenze gute cyangwa umuntu wanjye nicyo kimunyaraho mana afite umwana muto anyara ku buriri ntago ari muto ariko anyara ku buriri pe wenda ubona banditse umusambi ubwo arahari ngiye kureba ibyo ari papa dore cyakanyundo kiraje ntabwo njye nakongera kwandika umusambi n'ikiza uriya ni wase singikira na biriya bikorwa biri kumwe nacyo gereza unyara ku buriri aha ngize n'amahirwe uraje wanjye gero kanyu dore igisambi cyawe njya kucyanika vuba kiyanikira umuceri bavuze guki ngo umuceri wahiye gashyuga utwe wambwa uracyumva ngo umuceri wahiye sawa utetse n'iki gisambi cyawe ndi kuvuga vuba kiyanikira wanya nayo imbwa we ibyo ndi kumva nibyo cyane agarimo imbwa ninyo imbwa ni mama imbwa ni wowe ahubwo we nabyize ndaje ndakuvuna muri umuno wanza ukamvuna wambwaye ukavuna ikigufwa fata urusambi rwawe vana wa mushingiro fata urusambi rwawe fata vuba mbere niwe unyara ku buriri yajyaga mbeshya ngo ni muri umuntu wawe umuntu ungana utya niwe unyara ku buriri ubundi je imbwa ni papa uracyumva ngimbwa nise ifasha imbwa ni njyewe ngimbwa nise niko cyo ratave reba gatuma tumba nazanye agatuma siniki no unyara mambwa urakibona ra kandi yarambwiye ko ari wowe unyara ku buriri uzaza murarana urebesha n'ikinda kunyara mukafata urakucyanika izuba umva wacyana we vie kubita niko sha yedi kumwe na shit gashirira amenyo wambwa uracyumva umva mwabyana fata umusambi wawe ujye kwane umva sha kanyundo zana hano akibazo nagakiri mugarukana reka tumwite kanyaza ariko kanyundo kanyaza vie n'amapantaro cyarayaciye ziba nibe nanjye nyaca ntanyara kugura cyuri suri umuyugubura mukondaga nkiki je nakurikije papa ziba ngo yakurikije papa vie nta muntu umaye ijambo hano nawe reka kutebya na shiri wakintu wenda niko sha ngo ni ikintu komeza umuntu wita papa yangiwe komeza umva umukobwa wawe watuje data natuje mwiyibwire kuba umaze kunsumba bibaho uburenganzira bwo kuza kugira amagambo ubonye hano ukazana n'inda yangize mu rugo rwanjye ngo kizi ko wakibye akonyo mama we kutamwisa indaya pfukama hasi hasi ariko ntabwo ibyo wumva kuvuga cyane ufite byawe garukana nawe mwese mujye hano hasi kwanza ngo we niwo nkubitishije nawe uri kubabara mumaze kumenyera ariko ibyo nabyo bishobora no kuba bitumva mfirisha isano semuko wambwiye nkamwihera n'akabizo bye ko mbona uba nyuma yuko kubiswe niwe uragabanya amagambo na rwa ruda rurapfuye ubu nikamubaza uyu musambi
uraganga. Nibe n'abaganga hari kimwe abafasha. Wacyana. Umwana bafite n'agasuzu. Reka nkubwire. Naraye nkumenya amazi natabishaka. Navuze ngo iki? Muzibe mwese. Buriya mbona mama afite ikibibi gucyo kubita. Karekare wajyaga he? Kaje mu cyahungaga inkare zacyo ngo kitazaza. Ni ndwaye ijambo wacyana. Ubundi ibi ni ibiki? Ibi. No kuntu kino cyana, umva wa mukobwa we. Nubwo nabonye iki mfara cyo gipirwa ku kayiko. Ni ndaya nka mama. Uyu mwana yisemo yatangiye asenga mu kiliziya. Akundebera ibyo amaze kwitwara. Kubyo anzanira indaya nk'iyi ireba ikiko wambaye. Indaya? Ngiye ntago n'indaya uzabaririza. Ngiye ndi umugore wawe. Ubusumbonye indaya ngewe. Vie. Bebe ikinyabupfura ufite hano. Vie wakigwegiwe. Umva ngiye ntago cyagaragaza ko uri indaya. Ntago ndi indaya. Ubusura reba ukamuramo indaya banza unyitegereze neza urebe. Aho ni biki ndareba mu ngaho. Icyo utabona ni iki se ahubwo? Ndawusha. Sudi byara byawaje. Vie. Izikiri gukubita ni za danje. Biratsekeje man. Niko sha danje nibiki? Danje nibiki? Vie wakigwe. Narakubwiye ngo nta muco bafite narango uyugungara nanereza. Ureziti cyaka nayo. Do. Beba nyashi. Vuga gashyari. Nyashi se nibiki? Kiri kumena mata. Vie nyashi urazi? Muzi n'ikindi? Warushye. Tuza sondo wacyana. Ubu ngiye kwafatira umwanya. Mubyukira ku nkoni kitwara nabi. Twese cyase shanzabiruka ni mu rugo. Maze gukura. Wazirukanye rwa Kanyazi. Nako rwa Kanyazi. Utangiye kuzana indaya hano. Ngo Kanyazi ni nako ngo Kanyazi. Wavuze ko muri rugo nge nawe umugabo nini? Indaya ni hano nge nawe umugabo nini? Nta nubwo yagifite muri ino minsi. akubuna bafite igitomato. Ako se sha umukobwa. Umukobwa ni runo rugo. Ni wowe uyoboye cyangwa ni jewe? Ni wowe naga ari imbwa yawe inzanye se. Imbwa. Urabona ngo araza none imbere ya sera ngiza ka. nakubashye ariko wowe ni imbwa yawe. Umva muko. Igende nta kibazo subirayo. Genda ariko ntuzagire Genda ko. Biye. Anigende. Surajya. Ubasha namwe. Mbare kabiri mwagiye mu nzu vavu. Ya mu nzu sha. Usura cyakora cyano sha. Genda nawe. Mwana bya ngure migofero mwa. Nwaka nakumira. Ako sha murabeshyira ubusa. Murabeshyira ubusa turi kumesha. Ndabashyira ku murongo icyonzi cyo. Muraterera. Naye kanje mukaze sha. Ninge namwe. Aha, ndakubonye. Mbonye nakubyiki washanowe. Ndashaka bya biceri byanjye. Ibihe? Ndashaka amafaranga yanjye. Ndabara umugore we. Ndakumemereza amafaranga ntazamukubuza. Aya hariho. Nagushaka kunyishyura mukwereka. Muri basi sangaye. Nagushaka kunyishyura 200 yanjye. Muri mangahe? 200 biceri 200. 200. Uwe ni mbwakazi kera narazikubitaga. Imbwakazi ni wene wanyu washanowe. Njye ubwira. Iki se? Nijye byangukwa ni Nubu nira kangwana kandi abantu ushonje ndaragukwisa. Twasha nombaga ntabwo ariyo nabuze kabwera bwere tukagenda. Ariko mana we. Barangira nshinzira ikandusha umujinya. Kumaheje amafaranga nge namuhaye. Buretse ariko niduhura zamuca kayoza. Umukongo uragana gate mama naringira yarahije bari banumye akoze wigiye ko se n'ubupantaro mama se ubusu ubupantaro bubujyana inshuti y'Imana ase naguzi ko ari viziyo muka viziyo n'ubusasi bwabuhirimbiyeho umva ni viziyo ego ku mana yanjye abakobwa ese kuba rujyana ku bantu ejo nagiye ku mukobwa wo kwa Mukamwezi none nanjye uri kungenda ndaga mugende ku bindi nyambo y'umuntu w'umukobwa aho kugira ngo nese ubu wowe urambaye umuntu w'abakecuru de ubusasi bwamuhirimbiyeho ntajya sokoza ntajya furamo mukecuru umukecuru niyo ko byongeye kunyita umukecuru ukonga nuko ntene uko meze ntabwo ndi umukecuru ndi umukecuru ni nyoko ibikecuru by'iki gihe do iminkanyari yaraje amenye yagushijemo rero umwata ugeze uburi wundi ego ko manya ngo nambare nk'ibi ego ko manya ubusubu nta n'ubwemera ko umukecuru ego n'ibitambaro mu mutwe ibitambaro se simbiye ego yarije uraga kucyindwi bitabijyanye mu yenye basha ese imbwa yacuje kandi imbwa ni yindi y'ahandi banyara ku buriri buri isi Iwanyu munyara mu buriri.
Bande. Urabona ngo kiranga iki gikobwa gifite sherudu kano nyara ku buriri. ahubwo oya buretse Yego wambwa. oya buretse papa wa nyaramuvuri nise imbwa nurabora ndavuga uyu nguyu nawe uki uzani kugendana n'imbwa imbwa nyine Imbwa nini? buretse umva reka undi hano mwana kwesha buretse Wane ye ntabwo nagendana n'imbwa twigendere tujya tugendanye nawe mwana ya baba mwigendera. Shiramo mushingiriro mwigendera. yesi ngerane n'abantu mwamwe Ya baba. ubungu bwije so mwawe ko kore kunungana no kunungana urabona geragendana nawe nta n'isoni ufite utagira isoni we nta namwara wakabona karareshya n'ibibazo bya Kongo ariko ibibazo bya Kongo